tewolojiya. Nyamara kuva na kera na kare, ubwo yari umwana muto cyane, yashakaga kumenya isi. Kandi rwose yumvaga ari byo bifite agaciro kurusha kumenya Imana n'ibigendanye n'ibyaha by'abantu. Umunsi umwe rero ubwo yari asuye umuryango we ari nyuma ya saa sita, nibwo yashize amanga yerurira se ko atifuza rwose kuba umupadiri, ko yishakira kuzenguruka isi. Abantu benshi b'imihanda yose banyuze muri iki cyaro cyacu umuhungu wanjye, niko se yamubwiye. Bose baza baje gushaka ibintu bishya, ariko iyo bahagurutse bagiye bakomeza kuba nk'uko baje bameze. Mbona burira imisozi ngo babashe kubona neza imiterere y'iki gihugu, bigatuma batekereza ko hahise hari heza kurusha ubu. Baba bafite imisatsi myiza cyangwa se uruhu rwirabura, ariko muri rusange ni abantu bamwe n'aba bose bibera hano. Umuhungu wawe ati, numva nshaka kureba imiterere y'imijyi babamo. Umusaza ati, abo bantu iyo bageze hano bakabona ubutaka bwacu, bavuga ko bashaka kwibera hano ubuziraherezo. Nuko rero ndashaka kureba ubutaka bwabo nuko babaho. Niko umuhungu yasubije se. Umusaza ati, abantu baza hano baba bafite amafaranga menshi abafasha gukora izo ngendo, niyo mpamvu babasha kuza hano. Ariko muri twebwe abantu bonyine babasha kuzenguruka hirya no hino ni abashumba b'intama gusa. Umuhungu ati, okay, nta kibazo rero ubwo nzibera umushumba w'intama. Umusaza yabuze icyo avuga aricecekera. Mu gitondo cyakurikiyeho umusaza yahaye umwana w'igipfunyika cyarimo ibiceri 3 bya zahabu. Ati, ibi nabivumbuye mu murimo ubwo nari ndimo mpinga umunsi umwe. Ndashaka rero ko biba igice cy'umurage wawe mwana wanjye. Wenda wabikoresha ugura umukumbi w'intama nk'uko ubishaka. Uzagura intama uzijyane mu rwuri hirya no hino, wenda byazagufasha gusobanukirwa ko ibice by'igihugu cyacu ari byiza cyane kurusha ahandi, kandi ko n'abakobwa bacu ari beza cyane. Ko kandi niko umusaza yahaye umuhungu w'umugisha. Umuhungu we icyo yabonaga muri se ni ishyaka ryo kuba nawe ubwe yazenguruka isi, akabona rwose ubwo bushake bukimurimo, usibye ko nyine akomeza kubuhamba muri we imbere. Mu bihe by'imyaka myinshi yari ishize, yakomeje guhangana n'umutwaro wo gushaka amazi yo kunywa n'ibiryo byo kurya bya buri munsi, hanyuma n'umwanya umwe wo kuryamamo buri joro mu buzima bwe bwose. Ntihaciye umwanya munini izuba riba rirarashe, nibwo umuhungu wacu yicaye yongera gutekereza ku byo yaganiriye n'umusaza mbere y'uko atangira urugendo rwe, maze yumva aranezerewe cyane. Yamaze kubona imijyi myinshi ndetse n'abakobwa beza benshi, ariko akumva ko nta wangana n'uwakomeje kumutegereza mu minsi myinshi yari ishize. Imitungo yari afite imbere n'inyuma byari ikote ry'imbeho n'igitabo yashoboraga kugurisha bibaye ngombwa, hanyuma n'umukumbi w'intama. Gusa kuri we icyari kimunejeje kurusha byose ni uko yabashije kuba akurikira inzozi ze. Iyo aza kumva arambiwe kuba mu misozi ya Andalusian, yashoboraga kugurisha intama ze akigira ku nyanja. Mu gihe yari kumva abonye byinshi byo ku nyanja, yari kuba yabonye byinshi, yanamenye indi mijyi myinshi yari kujyamo n'abandi bakobwa benshi. Ibyo bikamuha andi mahirwe menshi yo kunezerwa biruseho. Ntabwo rwose nari kuzigira mbona Imana biciye muri ya mahugurwa yo mu iseminari. Niko yibwiye ubwo yarebaga uko izuba rirasa. Aho byashobokaga hose yishakiraga imihanda mishya akaba ari yanyuramo. Nta nubwo yari yarigeze aca kuri ya kiliziya ishaje mbere, nubwo yari yaranyuze muri izo nshuro nyinshi cyane. Isi burya ifite byinshi kandi bitangaje. We rero icyo yakoraga kenshi ni ukureka intama ze zigasa nk'aho arizo zimuyoboye, nawe akazikurikira akareba aho zimuganisha, bityo akabasha kuvumbura ibintu bishya byinshi. Ikibazo cyazo ni kimwe nuko zitanabasha kumenya ko ziri kunyura mu nzira nshya buri munsi. Ntabwo rwose zibona ko inzura ari nshya kandi n'ibihembwe bigenda bihinduka. Icyo zitekereza buri gihe n'ibyo kurya n'ibyo kunywa.
cyangwa natwe twese niko tumeze? Niko umuhungu wacu yibajije. Reba nkanjye sinigeze na rimwe ntekereza undi mukobwa kuva umunsi namenyaniye n'umukobwa wa mucuruzi. Nibwo yarebye ku zuba arabara, asanga ashobora gushyika tarifa mbere y'uko saa sita zigera. Ibyo rero byari kumufasha kujya kuguranisha igitabo gito yari afite bakamuha ikinini, akabasha no kuzuza icupa rye wino, akiyogoshesha, agaca inzara, mbese nyine akitegura kongera kubonana n'umukobwa w'umucuruzi. Gusa hari ikintu kimwe rukumbi atashakaga ko kimwinjira mu ntekerezo ze. Nibyo rwose ntiyashakaga gutekereza ko abandi bashumba b'intama bafite imikumbi minini y'intama baba barahageze mbere ye bagasaba uwo mukobwa kubana nabo. Burya kugira inzozi zikanabimamo nibyo bituma ubuzima buryoha. Niko yatekereje ubwo yongeraga kureba ku cyerekezo cy'izuba, maze atangira gukorana ingoga. Yari yibutse kandi ko muri tarifa hari umukecuru usobanura inzozi abantu baba barose. Muri ako kanya umukecuru yahise yohereza uwo muhungu mu cyumba cy'inyuma cy'inzu ye. Cyari gitandukanyijwe n'icyumba yararagamo n'irido ry'amabara atandukanye. Icyo cyumba cyarimo ameza n'ishusho y'umutima mutagatifu wa Yesu, hamwe n'intebe ebyiri. Nibwo umukecuru yicaraga maze asaba n'uwo muhungu kwicara. Umukecuru afata ibiganza by'umusore byombi, mu biganza bye byombi atangira gusenga. Byari bimeze nk'isengesho rya ba mukerarugendo b'abaromani ba kera. Umuhungu w'ubwe yari yarigeze agirana ibihe na ba mukerarugendo ubwo yari mu nzira ze. Baratemberaga ariko bo nta mikumbi y'intama bari bafite. Hari abantu bakunda kuvuga ko abo ba mukerarugendo bamara igihe kinini baneka abandi. Hari n'abavuga ko bagiranye igihango na Sekibi, bityo ko bashimuta abana bakabatwara kure cyane y'amacumbi y'iwabo maze bakabagira abacakara babo. Ubwo yari akiri umwana, umuhungu wacu yatinyaga cyane urupfu, akanaterwa ubwoba nuko yazafatwa na ba mukerarugendo b'abaromani bakamutwara. Ubu bwoba bwagarutse neza ubwo umukecuru yari amufashe mu biganza ari kumusengera. Ariko rero umukecuru yari afite ishusho y'umutima mutagatifu wa Yesu. Niko umuhungu wacu yatekereje. Ntiyashakaga ko intoki ze zitangira guhindira imishyitsi mu biganza bimufashe, kuko byari kwereka umukecuru ko yatinya. Nibwo umuhungu wacu yatangiye gutera isengesho rya Dawuri mu ijuru bucece, agerageza kwihagararaho. Umukecuru ati: biratangaje cyane. Ibyo yabivugaga areba ibiganza by'umuhungu kandi atabikuraho amaso, maze umukecuru yumva ituze gusa. Umuhungu we yari yahangayitse bitavugwa. Nibwo intoki zatangiye gutitira, umukecuru nawe arabyumva. Nibwo mu kanya nk'ako guhumbya Nyamuhungu yishikuzaga umukecuru ati: ntabwo naje hano kugira ngo utangire gusoma ibiganza byanjye mukecuru. Ubwo byo yari yatangiye kwicuza icyamuzanye aho hantu. Nibwo yatangiye gutekereza ko byaba byiza yishyuye amafaranga agomba kwishyura maze agashwekura adategereje ko bamubwira iby'inzozi ze. Ati: nshobora kuba ndi guha agaciro gahambaye izi nzozi nkanasobanukiwe izo arizo. Umukecuru ati: waje hano ngo ngusobanurire inzozi zawe? Kandi rero inzozi ni ururimi rw'Imana. Rukoresha iyo igerageza kutuvugisha mu ndimi zacu. Rero niteguye kugusobanurira icyo Imana yakubwiye. Nyamara Imana iramutse ivuze mu rurimi rw'ubuzima, ni wowe wenyine wabasha kubisobanukirwa. Ariko rero uko byamera kose, ngiye kuguca amafaranga y'isuzuma n'igihe tumaranye. Umuhungu yahise yibwira ati: wasanga yari ayandi mayeri yadukanye ubu. Ariko ahitamo gufata andi mahirwe. Umushumba w'intama buri gihe afatira amahirwe ye ku birura n'imyuzure. Icyo kandi nicyo gituma ubuzima bw'abashumba b'intama buba butangaje. Nagize inzozi inshuro ebyiri. Niko umuhungu yavuze.
narose ndimo ibihuru njye n'intama zanjye, maze haza umwana atangira gukina nazo. Ibyo rero ni ibintu nanga urunuka, kuko intama burya buri gihe zitinya abantu zitamenyereye. Ariko rero uwo mwana we wabonaga akina nazo kandi zikagaragaza ko zitamutinya. N'ubu sindiyumvisha impamvu yabyo. Simbasha kwiyumvisha ukuntu intama zimenya imyaka y'abantu. Komeza umbwire ibintu byose warose, niko umukecuru yamubwiye. Ndashaka gusubira mu gikoni gukurikirana ibyo kurya byanjye, kandi rero ubwo utari bumpa amafaranga menshi nanjye ntabwo marana nawe igihe kinini. Umuhungu wawe arakomeza ati, uwo mwana yakomeje gukinisha intama zanjye bishyira kera. Ibyo ariko bivuga ababaye. Arakomeza ati, mu buryo butunguranye umwana yanyegereye amfata ibiganza byombi arantwara ngeza mu Misiri kuri piramide. Nibwo umuhungu wawe yacecekaga gatoya abanza kureba niba koko uwo mukecuru azi piramide zo mu Misiri. Ariko rero umukecuru ntiyagira icyo avuga. Nibwo umuhungu akomeje ati, maze rero kuri izo piramide zo mu Misiri umusore wacu atangira kuvuga gahoro gahoro ngo umukecuru asobanukirwe neza. Arakomeza ati, wa mwana arambwira ati, uje hano uzavumbura ubutunzi buhishwe. Maze ubwo uwo mwana yari agiye kunyereka neza neza aho ubwo butunzi buhishwe, mpita nkanguka. Ibyo byose byabayeho mu nzozi inshuro ebyiri zitandukanye. Umukecuru wawe yaracecetse hacaho akanya. Nibwo yongera agafata ibiganza byombi by'umuhungu kugira ngo azisesengure neza. Maze ati, ubu rero hari ikintu kimwe ngiye kukwaka nk'ikiguzi cy'iyi serivisi. Ndagusaba 1/10 cy'ubwo butunzi igihe uzaba ububonye. Umuhungu wacu yaraturitse araseka, umunezero uramurenga. Yumvaga ko agiye kwizigamira ayo mafaranga make yari yageneye gufindura izo nzozi. Ati, nta kibazo, ngaho nsobanurira izo nzozi zanjye kandi igira bwangu. Umukecuru ati, mbere na mbere banza urahire ko uzampa 1/10 cy'ubwo butunzi nk'ikiguzi cy'ibyo ngiye kukubwira. Umushumba wacu si ukurahira yakoze bico, yemeza ko rwose 1/10 azakizana. Umukecuru nawe arongera amusaba kongera kurahira, areba ku ishusho y'umutima mutagatifu wa Yezu. Ati, ni inzozi ziri mu rurimi rw'isi, nshobora kuzisobanura, ariko rero igisobanuro kiragoye. Ni nayo mpamvu numva nkwiriye guhabwa umugabane w'ubwo butunzi igihe uzaba ububonye. Kandi rero ngibi ibisobanuro by'izo nzozi zawe. Ukwiriye kunyaruka ukajya kuri piramide mu Misiri. Ye n'ubwa mbere numvise izo piramide. Ariko rero niba ari umwana muto wazikweretse ubwo zibaho. Aho rero ni uzasanga ubutunzi buzakwigira umukire. Umuhungu wacu yaratangaye, ariko kandi aranababara. Yumvaga bitari bikwiriye ko yirirwa ajya gushaka umukecuru kubera ibi. Ariko nanone yibuka ko nta kintu agiye kwishyura ako kanya. Ati, uko byamera kose sinari nkwiriye gutakaza umwanya wanjye kuri ibi. Maze mukecuru ati, nabikubwiye kuva kare ko inzozi zawe zitoroshye. Burya ibintu biciriritse muri ubu buzima nibyo biba bihambaye. Bisaba abahanga kuko ari bo bonyine babasha kubisobanukirwa. Rero kuko njyewe ntari umuhanga kuri urwo rwego, nasabwe kwiga ubundi bugeni ari bwo bwo gusoma ibiganza. Nuko rero ni gute ngiye kugera mu Misiri? Niko umuhungu yahise amubaza. Umukecuru ati, njye nsobanura inzozi gusa, sinzi rwose uko umuntu azigira impamo. Ni nayo mpamvu burya ntunzwe n'ibyo abakobwa banjye bansigiye. Umuhungu ati, none se byamera bite ndamutse ntageze mu Misiri? Umukecuru ati, birumvikana nyine ubwo ntiwampa yanjye, kandi ibyo si ubwa mbere byaba bibayeho. Nibwo yahise asaba umuhungu kumuviraho kuko yamutakarije igihe kinini. Umuhungu yabaye nk'ukubiswe n'inkuba yumva acitse intege. Niko gufata umwanzuro wo kutazongera na rimwe kwizerera mu nzozi. Yibutse ko afite ibintu byinshi cyane byo kwitaho. Nibwo yahise anyarukira ku isoko gushaka icyo kurya. Agurisha igitabo cye bamuha ikindi kinini. Anabona umuturirwa munini w'inzu y'ubucuruzi, arazamuka bamuha wino mu icupa rye. Uwo munsi hari ubushyuhe bukabije. Akawino rero kagombaga kumusubizamo ubuyanja. Nta mazu yari yazisize ku irembo ry'uwo mujyi ahantu hari hizewe, yari yaranabonye inshuti
uwo muhungu yari amaze kumenyana n'abantu benshi no kugira inshuti nyinshi muri uwo mujyi, kandi rwose icyo kiri mu byatumye kuva kera yifuza gutembera isi. Yahoraga yunguka inshuti nubwo bitamusabaga guhorana nazo ibihe byose. Burya iyo umuntu abona abantu bamwe buri munsi nk'uko byamugendekeye ubwo yari akiri mu mashuri, birangira abo bantu babaye igice kimwe cy'ubuzima bw'uwo muntu. Ibyo rero bituma abantu bashaka ko uwo muntu ahinduka. Igihe cyose rero umuntu ameze uko abandi badashaka ko amera, bararakara. Birasa nk'aho buri wese afite ishusho mu mutwe we y'uko abandi bantu bagomba kumera n'uko bagomba kubaho ubuzima bwabo, ariko ugasanga nta shusho y'uko ubuzima bwe bugomba kumera. Nibwo umuhungu wacu yategereje gato ngo izuba rigabanuke abone gutwara intama ze mu gisambu. Gusa ubu tuvugana harabura iminsi 3 ngo yongere abonane n'umukobwa w'umucuruzi, maze atangira kuba yisomera igitabo gishya yari amaze kugura. Urupapuro rwa mbere, icyo gitabo cyavugaga ibintu byo gushyingura, kandi amazina y'abantu bari muri icyo gitabo yari agoye cyane kuyasoma no kuyasobanukirwa. Nibwo yibwiye ati, iyo nza kwandika igitabo sinari kwirirwa nshyiramo amazina menshi, nari gukoresha izina rimwe kugira ngo ndeke guteza urujijo mu mitwe y'abazagisoma, mbaha akazi ko gufata mu mutwe amazina menshi. Ubwo rero yari atangiye gusobanukirwa ibyo yarimo asoma, yaje gukunda icyo gitabo cyane. Uwo muhango wo gushyingura wari wabaye ku munsi w'ubukonje bw'urubura, nawe rero yagira ibyiyumvo by'ubukonje nk'ubwo. Nyamara mu buryo butunguranye, ubwo yari akomeje gusoma igitabo cye, nibwo umusaza wari wicaye iruhande rwe nawe yatangiye kumuvugisha ashaka gutangiza ikiganiro kuri uwo musore ngo baganire. Ati, urakora ibiki musore? Abibaza atunga urutoki ku bantu bari hejuru ku muturirwa w'inzu. Umuhungu ati, gukora. Ibyo yabivuze agira ngo amwikureho amwereke ko adakeneye ibiganiro ahubwo ashishikajwe no kwisomera igitabo. Nyamara kandi si ugusoma igitabo byari bimushishikaje, ahubwo yarimo atekereza ukuntu yaza kogosha intama imbere ya wa mukobwa w'umucuruzi kugira ngo amwereke ko azi gukora ibintu bigoye. Iyo shusho rwose yakomezaga kumuza mu mutwe kenshi cyane. Yakomezaga kubona ukuntu umukobwa yanezezwa no kumva umuhungu amusobanurira ko iyo bogosha intama bahera inyuma baza imbere. Yanakomezaga gutekereza ku dukuru yaba arimo kubarira uwo mukobwa w'inzozi ze mu gihe yogosha intama. Udukuru twinshi ni utwo yabaga yasomye mu gitabo, ariko akumva agomba kutumubarira nk'aho ari utw'ibintu byamubayeho we ubwe. Ntabwo rwose uriya mukobwa yabasha kubitahura kuko atazi gusoma. Niko umuhungu wacu yibwiye. Urundi ruhande ariko umusaza nawe yakaniye arashaka gukomeza kuzamura ibiganiro. Ati, ndananiwe kandi nanafite inyota. Maze abaza umuhungu niba yamusomya kuri wino ye. Umuhungu wacu amuha icupa rye yibwira ko hari biri butuma umusaza amuha amahwemo, ariko umusaza we yashakaga kwiganirira. Nibwo yabajije umusore wacu igitabo arimo gusoma. Umusore yumvise agize uburakari ndetse yumva yahita yimuka akajya kwiyicarira hirya, ariko yibuka ko se yamwigishije kubaha abakuru. Niko guha umusaza icyo gitabo ku mpamvu ebyiri. Impamvu ya mbere ni uko yumvaga uwo musaza bitari bumworohere gusobanukirwa byonyine n'izina ry'igitabo. Hanyuma impamvu ya kabiri, umuhungu yaravugaga ati, niba uyu musaza atazi gusoma biramutera isoni aba ari uhunga ajye kwicara ahandi. Nuko umusaza yavuze akimara kureba ku mpande zombi z'igifuniko cy'igitabo nk'aho rwose ari igitabo kivuga ku nsanganyamatsiko itangaje. Ati, iki ni igitabo cy'ingenzi cyane, ariko rero kugisoma biteye ubute. Umusore wacu yaratunguye amera nk'uguye mu kantu. Ati, uyu munyagwa w'umusaza azi gusoma, kandi birasa nk'aho yasomye iki gitabo. Nyamara kandi icyo gitabo kiza kuba giteye ubute kugisoma koko. Umusore wacu yari afite uburyo bwo kugisubiza iyo bakamuguranira bakamuha ikindi. Umusaza arakomeza ati, iki ni igitabo kivuga ibintu ibindi bitabo byose byo mu isi byavuzeho. Kivuga ku ntege nke z'abantu zituma bananirwa gukurikirana umuhamagaro wabo.
kandi gisoza kivuga ukuntu buri wese yizerera mu kinyoma gihambaye. Ikinyoma gihambaye ni ikihe? Niko umusore wacu yamubajije yatangaye bitavugwa. Umusaza ati nta kindi ni iki, ni uko mu gihe runaka cy'ubuzima bwacu twisanga twatakaje ububasha bwo kugenga ibitubaho mu buzima, ahubwo tukisanga dutwarwa n'ishyano ritazwi. Ngiki ikinyoma gihambaye cy'isi. Ibyo ntibizigera bimbaho, niko umusore wacu yibwiye. Ati bashatse ko mba padiri, ariko njye nahisemo kwibera umushumba w'intama. Byiza cyane, niko umusaza yamusubije. Ati kuko nyine wikundira gutembera. Umusore wacu yabaye nk'uguye mu kantu ati uyu munyagwa w'umusaza yaba yamenye ibyo nari ndimo gutekereza, ariko araruca ararumira. Mu kanya kakurikiyeho umusaza yanyuzaga amaso mu mpapuro z'icyo gitabo ameze nk'adashaka kugisubiza nyiracyo. Nibwo umusore yamwitegereje abona imyenda ye hari ukuntu idasanzwe. Yasaga nk'umwarabu, kandi ibyo byari ibintu bidafite umwihariko muri ako gace, kuko Afurika yari hafi cyane ya Tarifa. Byasabaga gusa kwambuka amazi n'ubwato maze agakora urugendo rw'amasaha make cyane. Abarabu rero bakundaga kuba bari aho bagura ndetse banasoma amasengesho yabo inshuro nyinshi ku munsi. Nibwo umusore wawe yamubazaga ati wanyu ni he? Umusaza ati ni ahantu henshi. Nta muntu waturuka ahantu henshi, niko umusore yahise amubwira. Ngenda umushumba kandi nagiye nyura mu duce twinshi dutandukanye, ariko rero nkomoka mu gace kamwe. Aho niho navukiye, ni naho nkomoka. Umusaza ati byiza cyane, ubwo rero twavuga ko navukiye Salemu. Umusore wacu ntiyari azi aho Salemu iherereye, ariko yihagararaho yanga kubaza ngo atahati baba, akagaragara nk'injiji. Nibwo yararamburaga amaso areba urujya n'uruza rw'abantu bari mu muturirwa w'ubucuruzi. Akanya gato akabona baraza abandi baragenda, kandi buri wese agaragara nk'uhuze cyane. Nibwo yabazaga umusaza ati none se ubundi Salemu imeze ite? Yashakaga uburyo yagira ishusho y'aho hantu. Gusa umusaza nawe amubera ibamba ati imeze nk'uko yahoze imeze. N'ubundi nta makuru abonye, ariko yumvise ko Salemu itandukanye na Andalusi. Yaba yariyo yari kuba yabyumvise. Arakomeza aramubaza ati none se gukora iki i Salemu muze? Umusaza araseka cyane ati ngo ni icyo nkora i Salemu? Okay, ndi umwami w'i Salemu musore. Umuhungu yaribwiye ati abantu baragwira ariko uyu wandenzeho. Ibintu avuga ntibisanzwe. Burya rimwe na rimwe biba byiza kwibanira n'intama zitavuga ikintu na kimwe, cyangwa se umuntu akibira wenyine hamwe n'ibitabo. Burya ibitabo bikubwira inkuru zitangaje ariko bizikubwira igihe ubishakiye. Ariko ikibazo cy'abantu bakubwira inkuru zidasanzwe ku buryo utabasha no kubona uko ukomeza ikiganiro. Izina ryanjye ni Melikisedeki, niko umusaza yamubwiye. Arakomeza ati ufite intama zingahe? Umusore ati mfite intama zihagije. Ubwo yari amaze kubona ko umusaza ashaka kumenya byinshi ku buzima bwe. Umusaza ati okay, duhuye n'ikibazo gikomeye, kuko ubwo ntacyo nabasha kugufasha niba ufite intama zihagije. Umusore yari atangiye kurakara, ntabwo yarimo gusaba ubufasha. Uwo musaza niwe wamusabye kuri wino ye, aba ari nawe utangira iki kiganiro. Umusore ati nk'igitabo cyanjye, ngomba kugenda ngafata intama zanjye ngakomeza urugendo. Umusaza ati mpa kimwe mu 10 cy'intama zawe, nanjye ndakubwira uko wabona ubutunzi buhishwe. Ibi byatumye umusore wacu yibuka iby'inzozi ze, ariko kandi kuri iyi nshuro buri kintu cyose cyari gisobanutse kuri we. Mukecuru ntiyigeze amwaka ikintu na kimwe,
ariko umusaza uraha atangiye kumwaka 1/10 cy'intama, cyangwa wenda ni umugabo we akaba ashaka guhimba uburyo bwo kunkuraho amafaranga menshi nk'ikiguzi cy'amakuru yampaye y'ibintu bitanabaho. Birashoboka ko uyu musaza nawe yaba ari umukerarugendo w'umuromari tu. Ariko rero mbere y'uko umusore agira ikintu na kimwe avuga, umusaza yikojeje hirya afata agati atangira kwandika mu musenyi w'iyo nzu. Gusa cyandika, ikintu kibengerana cyane kimanuka kiva mu gituza cye, maze urumuri rwacyo rukubita mu maso h'umusore arahuma by'akanya gato. Umuvuduko mwinshi utakeka ko waturuka ku muntu w'umusaza ungana nawe, umusaza akoresha umufuniko apfuka icyo kintu vuba vuba. Mu gihe umusore wacu yongeye gukanura no kubona neza, asoma ibyo umusaza yari yanditse mu musenyi. Muri uwo musenyi w'iyo nyubako muri uwo mujyi muto, umusore yasomye amazina ya se, aya nyina, n'amazina y'amahugurwa yitabiriye. Yasomye amazina y'umukobwa w'umucuruzi no mu gihe we atarayazi. Hanyuma asoma n'ibindi bintu atari yarigeze abwira umuntu uwo ari we wese. Njye ndi umwami w'i Salemu, niko umusaza yavuze. Kubera iki umwami w'i Salemu yaba ari kuvugana n'umushumba w'intama? Umusore yabyibajije yacanganyukiwe. Impamvu nyinshi, ariko reka mvuge ko imwe kandi ikomeye ari uko wabashije kugera ku ntsinzi mu kuvumbura umuhamagaro wawe. Uyu musore nta makuru na make afite ku muhamagaro we. Umusaza ati, icyaha kindi wahoze wifuza kugeraho, buri muntu wese yakiri muto abaza umuhamagaro we. Ko kuri icyo kigero buri kintu cyose kiba gisobanutse kandi buri kintu cyose kiba gishoboka. Ntabwo baterwa ubwoba no kurota, nta nubwo baterwa ubwoba no kwifuza ikintu cyose bumva bashaka ko kibaho mu buzima bwabo. Nyamara uko igihe kigenda gishira, hari imbaraga zitagaragara zitangira kugenda zibemeza ko bidashoboka ko bagera kuri izo nzozi zabo. Nta na kimwe mu byo umusaza yavuze byagize icyo bibwira uyu musore. Gusa yumvaga ashaka gusobanukirwa izo mbaraga zitagaragara. Yumvaga akomeye yaza akabwira umukobwa w'umucuruzi bityo bikazamutangaza cyane. Umusaza ati, ni imbaraga igaragara nk'aho ari mbi, ariko mu by'ukuri gerageza kukwereka uko wagera neza ku muhamagaro wawe. Itegura neza umwaka wawe n'ubushake bwawe, kuko hariho ukuri kumwe kuri uyu mubumbe. Wowe waba uri we wese n'icyo waba ukora cyose, iyo ushaka ikintu bya nyabyo, burya biba bitewe n'uko ubwo bushake buba bukomoka mu bugingo bw'urusobe rw'ibiriho. Rero burya waba ari wo muhamagaro wawe. niyo ibyo ushaka byaba ari ukuzenguruka isi cyangwa kurongora umukobwa w'umucuruzi? Niko umusore yabajije. Umusaza ati, cyane rwose, niyo byaba ari ugushaka ubutunzi buhishe. Uzi impamvu se? Nuko roho y'isi itungwa n'umunezero w'abantu, ariko nanone itungwa n'umubabaro, ishyari n'ifuri. Rero burya kugira ku muhamagaro wa buri muntu niyo nshingano buri muntu wese muri twe aba afite. Burya ibintu byose ni ikintu kimwe, kandi rero iyo ushaka ikintu, urusobe rwa byose rwihutira kuza kugufasha kukigeraho. Muri ako kanya bombi baracecetse hacaho akanya. Bombi barimo bareba urujya n'uruza rw'abantu bo muri uwo mujyi. Umusaza niwe nanone wongeye kuvuga mbere. Ati, icyo ukunda kwibanira n'umukumbi w'intama? Umusore ati, kubera ko nkunda kugendagenda. Nibwo umusaza yatungaga urutoki ku muntu ukora imigati wari uhagaze mu idirishya mu cyumba cya ya nyubako y'ubucuruzi ati, ubwo yari akiri muto, uriya mugabo yashakaga kuzenguruka isi nawe, ariko yahisemo kubanza kugura iriya nzu ikora imigati kugira ngo azabanze yizigamire amafaranga. Ubwo azaba akuze, azamara igihe kinini atembera muri Afurika. Nta nubwo yigeze asobanukirwa ko abantu bafite ubushobozi bwo kugera ku ndoto zabo igihe icyo ari cyo cyose. Umuhungu ati, yagombaga kuba yarahisemo kwibera umushumba w'intama. Umusaza ati, byiza cyane, ibyo yarabitekereje, ariko nanone abakora imigati bafite akamaro cyane kurusha abashumba b'intama. Abakora imigati bagira inzu bararamo, ariko abashumba birarira mu gasozi.
n'ababyeyi rwose banezezwa no kubona abana babo bashyingiranwa n'abakora imigati kurusha uko bashimishwa no kubona bashyingiranwa n'abashumba b'intama. Umusore wacu yabaye nk'ukubiswe ikintu mu mutima we ubwo yatekerezaga ku mukobwa w'umucuruzi. Ati byanze bikunze muri kariya gace hagomba kuba hari umuntu ukora imigati. Ariko rero mu buryo burambye ibyo abantu batekereza ku bantu bacuruza imigati n'abashumba b'intama biba ari ingenzi kuri bo gusa, ntabwo ari ingenzi ku mihamagaro yabo. Umusaza acisha amaso mu mpapuro maze yumva ko ashaka kwisomera urupapuro rumwe yari agezeho. Umusore wacu asa n'utegereje, ariko nanone ahitamo kuvuga asa n'ubangamira umusaza nk'uko nawe yari yamubangamiye mu ntangiriro. Ati ubundi kuki uri kumbwira ibi bintu byose? Umusaza ati kubera ko urimo ugerageza kugera ku muhamagaro wawe kandi ukaba uri hafi yo kubivamo. Umusore ati kandi rero wowe buri gihe bene aho niho userukira. Umusaza ati ntabwo navuga ko ari buri gihe nk'uko bibaye hano, ariko rero buri gihe ndaseruka mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Rimwe na rimwe nseruka mu isura y'igisubizo kiba gikenewe, ubundi ngaseruka mu isura y'igitekerezo, ubundi mu bihe bikomeye ntuma ibintu byoroha kandi bikabaho mu gihe biba byananiranye. Hari n'ibindi bintu byinshi nkora, ariko kenshi na kenshi abantu ntibamenya ko ari njye uba wabikoze. Ubwo yavugaga ibyo yahise amuha urugero rw'ukuntu mu cyumweru cyari cyabanje byabaye ngombwa ko yiyereka umucukuzi w'amabuye y'agaciro, ariko bikaba ngombwa ko yigaragaza nk'ibuye. Uwo mucukuzi w'amabuye yari yararetse uwo mwuga burundu. Mu myaka 5 yari ishize uwo mugabo yagiye guhiga ubwoko bw'ibuye bwa emeradi. Acukura umugezi, asuzuma 100 y'ibihumbi by'amabuye ashaka irya emeradi, araribura. Mu gihe rero yendaga kubivamo neza neza, ubwo yashakaga gusuzuma ibuye rya nyuma agahita bivamo, nibwo naserutse iryo rya nyuma riba irya emeradi. Nabitewe no kubona umuhate we, kuba yari yemeye guhara ibintu byose agakurikira uwo muhamagaro we. Uko niko byabaye ngombwa ko nseruka. Aho rero nihinduye ibuye ryari ku kirenge y'umucukuzi w'amabuye y'agaciro. Umucukuzi w'amabuye n'umujinya mwinshi n'agahinda k'imyaka 5 yari ipfuye ubusa, yafashe ibuye arinaga ku ruhande. Ariko rero yarijugunyanye imbaraga nyinshi ku buryo ryamenaguye irindi buye ryaguyeho. Aho rero muri iryo ryamenaguritse niho emeradi y'ubwiza bwa mbere ku isi yari iryamye. Abantu mu bwana bwabo bamenya impamvu yo kubaho kwabo, niko umusaza yavuze abivugana ubukana buhambaye. Ubanza ahari ari nayo mpamvu no kubivamo babivamo vuba. Ariko rero uko niko biri nyine. Nibwo umusore yibukije umusaza ko hari aho yigeze avuga ku butunzi buhishwe. Ubutunzi buba butwikuruwe kandi amazi atemba burya niyo abutwikuruwe. Icyakora ubwo nibwo buryo buba bunahishwemo, niko umusaza yavuze. Niba rero ushaka kwiga iby'ubutunzi bwawe buhishwe, urasabwa kumpa 1/10 cy'intama zawe. Umusore ati kuki se ntaguha 1/10 cy'ubwo butunzi bwanjye buhishwe? Umusaza areba nk'umuntu uciwe intege nabyo. Ati niba rero utangiye kwizeza gutanga ibyo nawe ubwawe utarabona, bizarangira utakaje ubushake bwo kubibona. Nibwo umusore yamweruriraga amubwira ko yamaze kwizeza guha umukerarugendo w'umuromari 1/10 cy'ubutunzi bwe. Umusaza ati bariya ba mukerarugendo b'Abaroma ni abahanga cyane mu gutuma abantu bakora bene ibyo. Gusa muri byose ni byiza ko wamaze kwiga ko muri ubu buzima buri kintu cyose kigira igiciro. Ibyo ni by'indwanyi y'umucyo igerageza kwigisha. Amaze kuvuga ibyo, umusaza asubiza umusore igitabo cye. Ejo nk'iki gihe uzanzanire 1/10 cy'umukumbi wawe, nanjye nzakubwira uko wabona ubutunzi buhishwe. Ugira umugoroba mwiza. Uko kandi niko yahise aburira mu mfuruka ya yanzu.